niba warigeze kugira amahirwe yo gutembera mu bihugu nka Argentine, ntabwo waba warabuze kubona ko muri iki gihugu bishoboka kwishyura ibintu runaka cyangwa se kwishyurwa mu madolari y'Amerika. Ni kimwe no muri Zimbabwe cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano rwose ushobora kujya kugura isukari kuri butike bakakubwira ko ikiro ari amadolari 2, ukayakura mu mufuko wawe ukayishyura. Abaturage baba bahererekanya amadolari y'Amerika nk'abahererekanya amafaranga y'igihugu cyabo. Ni kimwe nuko mu Busuwisi bishoboka kwishyurana mu mayero, kandi Ubusuwisi ntabwo buri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi bihugu byose bikoresha amadolari y'Amerika cyangwa se amayero icyarimwe binakoresha amafaranga yabyo. Kubera iki? Mu Rwanda mu mwaka wa 2025 Banki Nkuru y'u Rwanda yasohoye amabwiriza rusange ahindura andi yari yarasohowe mu 2022 agenga imikoreshereze y'amadevize mu gihugu. Aya mabwiriza agena urutonde rw'abemerewe gukora ubucuruzi mu Rwanda bakishyuza mu madevize, ariko nabwo ntabwo bagomba gutegeka umukiriya ufite amanyarwanda kuyavunjisha ngo abishyure mu madevize. Aya mabwiriza kandi abuza abacuruzi kugena ibiciro byabo mu madevize. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni iki kibi mu bukungu kiri mu kuba mu gihugu abantu bakoresha amadevize nk'amadolari cyangwa se amayero uko babishaka? Bigira izihe ngaruka ku bukungu bw'igihugu? Ubundi aya madevize tuvuga nk'amadolari y'Amerika, amayero cyangwa se amapaundi n'andi mafaranga ameze nk'ari mpuzamahanga kwakorwa n'ibindi bihugu, twebwe tugeraho ate? Ubundi kubera iki amafaranga y'ibihugu arutanwa mu gaciro? Kubera iki tutagira ifaranga rimwe ry'isi yose? Reka tubivugeho. Mbahaye ikaze. Rimwe ushobora kuzumva bavuga ibyitwa dollarisation cyangwa se euroisation mu nkuru z'ubukungu. Ni ibikorwa byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gutuma amafaranga yabo, ni ukuvuga amadolari n'amayero, aba nk'amafaranga y'isi yose agakoreshwa mu bihugu bitandukanye bitari iby'Uburayi na Amerika gusa. Ibi biba bisobanuye ko igihugu runaka gishobora kureka gukoresha amafaranga yacyo kigatangira gukoresha amadolari cyangwa se amayero, cyangwa se kikabikoresha byombi, ari nako ibihugu bimwe bibigenza. Uko bigaragara, nk'idolari ry'Amerika riri ahantu hose ku isi, ryamaze kuba nk'ikirango cy'isi. Birasa naho nta hantu na hamwe ku isi wagera ngo abuhasanze ubereke inoti y'amadolari 20 ngo babure kuyimenya. Ashobora kutamenya ibirango biri ku noti y'igihugu cye, ariko akaba azi ko ku noti y'amadolari 100 hariho Benjamin Franklin. Mu birebana n'imitekerereze, amadolari ntabwo ari uburyo bwo kwishyurana gusa, ahubwo yamaze guhinduka uburyo bwo kugaragaza ubukire. Ngo ahembwa mu madolari. Birahagije kureba umubare w'ibitabo birimo ijambo dollar mu mazina yabyo. Birumvikana mu birebana n'ubukungu ibintu byose bizenguruka ku idolari. Kuri bamwe, idolari ni ikimenyetso cy'ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubukungu. Ku bandi, idolari ni igikoresho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha mu guhonda ibindi bihugu cyangwa se gutegeka ibyo bihugu gukora ibyo zishaka. Mu magambo make, iyo idolari rinyagiwe, isi yose iratoha. Ibi bituma igihugu cyose gishaka gupima urwego ubukungu bwacyo buriho kibupima mu madolari. Ni nako bigenda iyo ubukungu bw'igihugu buguye, ifaranga ryacyo rigata agaciro. Abaturage bahita batangira gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, cyane cyane idolari ry'Amerika. Kubera iki dolari? Hagati ya 54 na 56% by'ubucuruzi mpuzamahanga ku isi yose bukorwa mu madolari. Uyu munsi uramutse ubonye ikiraka muri Kenya, wowe uri umunyarwanda, hari amahirwe menshi yuko bakwishyura mu madolari y'Amerika. Ubundi ni gute idolari ry'Amerika ryahindutse ifaranga ry'isi yose? Ubu buhangange bw'idolari butangira intambara ya kabiri y'isi ikirangira. Mu mwaka wa 1944 abahagarariye ibihugu 44 byiganjemo iby'Uburayi bateraniye ahitwa Bretton Woods, ni muri leta ya New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bagiye kuganira uburyo bashyiraho ingamba zigenga amafaranga y'isi yose kandi zigateza imbere ubufatanye mpuzamahanga mu bucuruzi. Iki gihe ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bukomeye kurusha ubw'ibindi bihugu byose by'isi byari byarashegeshwe n'intambara. Idolari ry'Amerika ryari rikomeye cyane, kandi icyo gihe Amerika yari ifite ububiko bwa zahabu bwinshi kurusha ibindi bihugu, ku buryo yari ifite ijambo ryo kuvuga ibindi bihugu bigaceceka bikumva, kubera ko byari binakeneye kwibaha ku mafaranga yo kwiyubaka. Ibi rero byatumye muri iyi nama ya Bretton Woods ibihugu byose byayitabiriye byemera ko agaciro k'amafaranga yabyo kazajya gapimirwa ku idolari ry'Amerika. Ibi byahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubudahangarwa mu bukungu. Amerika yahise inohereza ibikapu by'amafaranga mu bihugu bitandukanye byari bikeneye ubufasha bwo kwiyubaka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi,
ariko bikazishyura bigendeye ku izamuka rusange ry'ibiciro rizaba rigezweho icyo gihe, bikanongeraho inyungu kandi bikishyura mu madolari. Ibi byatumaga idolari rihinduka ifaranga ry'isi yose kandi bigatuma ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butajegajega. Uku gutegeka ibihugu gupimira agaciro k'amafaranga yabyo ku idolari rya Amerika byatumye amadolari akwira hose ku isi. Nk'uko banki nkuru z'ibihugu zikora amafaranga zikayohereza mu mabanki y'ubucuruzi nayo akayaha abantu haba mu nguzanyo cyangwa se mu kubikuza, ni nako Reserve Federale ariyo banki nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora amadolari hakoherezwa muri banki nkuru z'ibihugu bitandukanye. Amadolari kandi atugeraho anyuze mu ishoramari mpuzamahanga abanyamerika na leta yabo bakora, cyangwa se akanyura mu mfashanyo no mu nguzanyo. Amadolari avuye muri Amerika akagera muri banki nkuru z'ibihugu. Izo banki nazo ziyaha banki z'ubucuruzi z'imbere mu gihugu, nazo zikayaha abaturage binyuze mu kubikuza ayo babikije ku makonte yabo cyangwa se mu nguzanyo n'ubundi buryo. Uko niko amafaranga akorerwa muri Amerika yisanga mu mifuko y'abaturage basanzwe hano mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo nyira ya madolari nazo zikurikirana umunsi ku wundi imikoresherezwe yayo ku isi, ku buryo ziba zizi umubare w'inoti z'amadolari ziri ku isi nubwo hari iziganwa. Habarwa ko buri mwaka bakora inoti z'amadolari miliyari 7. Izi ni izikoreshwa ku isi yose, harimo izisimbura iziba zishaje ndetse n'inshya zishyirwa ku isoko. Ubudahangarwa bw'idolari usibye kuba bwarazamuwe n'uko ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bumeze neza intambara ya kabiri y'isi ikirangira, ubu budahangarwa bwanatewe n'uko ibigo mpuzamahanga by'imari nka banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari byose bikoresha amadolari. Ubundi kubera icyo amafaranga agira agaciro gatandukanye, umuntu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresha amadolari buri munsi iyo hari icyo agiye kugura. Yaje hano mu Rwanda aho dukoresha amanyarwanda, iyo agiye kuvunjisha kugira ngo abone amanyarwanda, abona ko iyo atanze idolari rimwe bamuha amanyarwanda 1458. Yajya mu Budage yatanga idolari rimwe bakamuha amasantime 86 y'iyero. Uyu munsi agiye muri Iran agashaka kuvunjisha kugira ngo abone amafaranga akoreshwa muri Iran yitwa mariyal, yatanga idolari rimwe bakamuha mariyal 10,070,000. Naha bigeze. Kubera icyo amafaranga agira agaciro gatandukanye kuri uru rwego. Ubundi kubera icyo agaciro k'amafaranga gahinduka buri segonda iyo bigeze mu kuvunjisha. Mbere yo kuvuga ku mpamvu zituma buri faranga ry'igihugu rigira agaciro karyo, na mbere yuko tuvuga ku byivunjisha, reka tubanze tuvuge gato ku gaciro k'ifaranga twifashishije amateka yaryo. Mu gihe cy'imyaka myinshi yashize, amafaranga yahuzwaga n'amabuye y'agaciro nka zahabu. Ibi byari bizwi nka gold standard. Muri iki gihe agaciro k'ifaranga ry'igihugu kashyigikirwaga cyangwa se kagenwaga n'ingano runaka ya zahabu icyo gihugu gifite mu bubiko. Nk'urugero, idolari rimwe rya Amerika ryabaga rifite ingano runaka ya zahabu bigereranywa. Mu gihugu mwaba mufite amadolari runaka akagereranywa n'ingano runaka yagenwe ya zahabu mufite mu bubiko. Ibi byatumaga ibipimo by'ivunjisha bidahindagurika, kubera ko igihugu ntabwo cyashoboraga kubyuka mu gitondo ngo gikore amafaranga umubare cyishakiye igihe kidafite ingano ya zahabu ingana n'ayo mafaranga bashaka gukora. Ibi byabuzaga guverinoma z'ibihugu gucapa amafaranga menshi. Gusa uko ubukungu bw'ibihugu bwagiye bukura kandi ishoramari mpuzamahanga rikaguka, ibihugu byatangiye kwitandukanya n'ibi byo gushingira agaciro k'amafaranga yabyo kuri zahabu. Byari bimaze kujya bigorana kubika zahabu ingana na buri faranga mukoze, cyane cyane nko mu bihe habaga hari intambara cyangwa se ibindi bibazo byibasira ibihugu. Byageze mu 1970 ibihugu byinshi byaramaze kwinjira mu yindi mikorere y'amafaranga yitwa fiat money. Fiat money ni igihe agaciro k'amafaranga kagenwa na guverinoma. Amafaranga y'igihugu akagira agaciro kubera ko leta yabivuze. Leta yavuze ko aya mafaranga afite agaciro kandi abantu bakabyizera. Iki gihe ntabwo agaciro k'ifaranga kari kagishyigikirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose gifatika nka zahabu. Niyo mpamvu aya mafaranga hari abantu bayita fake money. Bitewe nuko fiat money ari amafaranga agira agaciro kadashingirwa ku kintu gifatika nka zahabu, bitewe nuko fiat money ari amafaranga agira agaciro kadashingirwa ku kintu gifatika nka zahabu, agaciro kayo gashingirwa ku kuba abantu bayemeye cyangwa se batayemeye. Iyo abantu benshi bashaka amafaranga runaka, barahatana ngo ayo mafaranga bayabone. Guhatana ngo bayabone ubwo ni ugukora cyane. Abantu bagahaguruka bagakora ubucuruzi, abandi bagahanga imirimo mishya, abandi akazi bakora bakagakora cyane kugira ngo bahembwe amafaranga menshi. Abanyarwanda iyo bakoze cyane kugira ngo bahembwe amafaranga menshi mu manyarwanda, baba barimo kongerera agaciro amafaranga y'u Rwanda. Ibi nibyo bisobanura ko amafaranga runaka iyo abantu bayakunze n'agaciro kayo gahita kazamuka, kubera ko uko bakora cyane bakayabona bahita bajya ku isoko kuyagura ibintu, abandi bakayabitsa muri banki, abandi bakayaguza, bityo amafaranga akagira ubuzima kubera ko abatembera mu bantu.
iyo abantu badashaka ayo mafaranga rero n'ubundi ntabwo bakora cyane, cyangwa se banakora bagashaka guhembwa mu manyamahanga, mu madovize. Ayo manyamahanga bahembwa niyo azamura agaciro, ya yandi badashaka agaciro kayo kakamanuka. Hano ushobora gutangira kumva impamvu Banki Nkuru y'u Rwanda ibuza abantu gukora ubucuruzi imbere mu gihugu bakoresha amadolari. Mu yandi magambo, agaciro ka fiat money kava ku igura n'igurisha mu gihugu. Abantu bahinze cyane bakeza ibirayi byinshi, bikaba byinshi cyane mu gihugu. Ikiro cy'ibirayi kikagura amafaranga 100. Iryo 100 riba rifite agaciro kenshi cyane ugereranyije n'ibirayi. Ariko iyo abantu badahinze cyane, ibirayi bikarumba, ikiro kimwe kikagura 2,000. Ibyo 2,000 biba bifite agaciro gake ugereranyije n'ibirayi. Uku niko agaciro k'ifaranga kagenwa n'ibikorerwa mu gihugu. Impamvu amafaranga y'ibihugu bikomeye nk'idolari rya Amerika rifite agaciro gakomeye ku isi nuko abantu benshi barishaka. Ifaranga ry'ibihugu bifite ibibazo mu bukungu nka Venezuela cyangwa se Iran ryo nta bantu barishaka, n'abaturage b'ibyo bihugu ntibarishaka. Ubundi gutakaza agaciro k'ifaranga byitwa inflation. Ibi bibaho mu gihe hari amafaranga menshi mu gihugu kurusha ibicuruzwa na service. Ni igihe abantu bafite amafaranga menshi ariko nta kintu cyo kuyakoresha gihari, kubera ko ibicuruzwa nta bihari. Ufite amafaranga menshi ariko aho ugiye kugura isukari hose bakubwira ko ntayo bafite, naho uyibonye ikiro bakakigurisha 10,000. Aho nibwo ubona ko amafaranga ufite nta kintu amaze. Iki gihe rero nta muntu uba ushaka kugumana ayo mafaranga atakaza agaciro buri uko uhumbije. Ni nka bya bintu by'uko nta muntu uba ushaka kogera iruhande rw'umuntu urimo kurohama. Umenya ko ifaranga ririmo guta agaciro iyo mu 2022 waguraga umugati ku mafaranga 800. Mu 2024 bakajya bakubwira ko 800 agura igice cya wa mugati. Ubu usigaye ugura ibintu bike ku kiguzi wahoze utanga bakaguha byinshi. Urugero rwakunze gutangwa n'urwa Zimbabwe. Nubwo ubu muri iki gihugu ibintu birimo gusubira ku murongo, ariko mu 1980 idolari rya Zimbabwe ryari rifite agaciro kurusha irya Amerika. Idolari rimwe rya Zimbabwe iki gihe ryavunjwaga idolari rimwe n'amasantime 35 ya Amerika. Gusa bitewe n'amavugurura yakozwe mu by'ubutaka, leta igafata icyemezo cyo kwambura abazungu ubutaka bunini bari bafite, ukongeraho ruswa, ukongeraho ibihano amahanga yabafatiye, byose ukabyongeraho uburyo leta yafashe icyemezo cyo gucapa inoti itabara. Agaciro k'idolari rya Zimbabwe karahananutse ku rwego rukomeye cyane. Byageze mu mwaka wa 2000 idolari rimwe rya Amerika rivunjwa amadolari 600 ya Zimbabwe. Guverinoma yagerageje kubikemura ihindura amafaranga inshuro nyinshi, ariko bibi byusa. Bageze igihe bafata icyemezo cyo kwikoreshereza amadovize, cyane cyane amadolari ya Amerika n'amarand yo muri Afurika y'Epfo. Ikindi kintu gituma agaciro k'amafaranga y'ibihugu gatandukana ni ingano y'inyungu ku nguzanyo, interest rate. Inyungu ku nguzanyo ni ikiguzi wishyura kugira ngo ugurizwe amafaranga muri banki. Iki kiguzi kibarwa ku ijana. Iyo ugujije 100,000 ku nyungu y'10%, uba ugomba kuzishyura 100,000 wongeyeho ibindi 10 by'inyungu. Banki nkuru z'ibihugu nka BNR zishyiraho ingano y'inyungu ku nguzanyo mu gihugu. Iyo igihugu gifite inyungu ku nguzanyo iri hejuru, kibona inyungu nyinshi ku ishoramari. Muti gute? Kugira inyungu nyinshi ku nguzanyo bikurura abashoramari b'abanyamahanga baba bafite ibifaranga byinshi, kandi iyo baje mu gihugu bagura amafaranga menshi y'icyo gihugu kugira ngo bagishoremo imari. Ntabwo baza gushora imari mu Rwanda mu madolari, bayishora mu manyarwanda. Ibi bituma iri faranga bashoramo imari byiyongera mu gukenerwa n'abantu benshi, ari nabyo birizamurira agaciro. Nk'urugero, tuvuge ko ushaka gushora imari mu mpapuro mvunjwa faranga. Impapuro mvunjwa faranga ni impapuro leta iha abantu kugira ngo bayigurize amafaranga iyamarana igihe runaka, noneho izayabasubize hariho n'inyungu. Reka tuvuge ko uguze izi impapuro z'100,000 ku nyungu ya 5% mu gihe cy'imyaka 5. Ibi bivuze ko leta ikuguza 100,000 by'amanyarwanda, ikazakwishyura 5% by'ibihumbi 100, ari byo 5,000 buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5. Uko inyungu ku nguzanyo iba nyinshi, niko inyungu ku ishoramari nayo iba nyinshi. Ibi bivuze ko niba inyungu ku nguzanyo ari nyinshi mu Rwanda kurusha mu Bugande, abashoramari bazagurisha amashiringi yabo bigurira amanyarwanda kugira ngo bashore mu mpapuro mvunjwa faranga mu Rwanda, aho bazabona inyungu nyinshi kubera ko inyungu ku nguzanyo ari nyinshi. Uku kwiyongera ko abakeneye amanyarwanda nibyo bizakomeza iri faranga. Ku rundi ruhande, iyo inyungu ku nguzanyo imanutse, igabanya inyungu ku ishoramari. Abashoramari bagatangira kwishakira ahandi hantu ho gushora imari yabo. Ibi bigabanya umubare w'abashaka iryo faranga, bigatuma agaciro karyo nako gatangira kumanuka. Gusa nanone, igihugu ntabwo cyapfa kuzamura inyungu ku nguzanyo gutyo gusa ngo nugukurura abashoramari. Kubera iki? Mwibuke, inyungu ku nguzanyo nicyo kiguzi cyo kuguza amafaranga. Bivuze ko iyi nyungu ku nguzanyo iri hejuru,
bikomerera abaturage n'abacuruzi b'imbere mu gihugu mu birebana no kuguza amafaranga ngo bakore business cyangwa se banikenure. Iyo kuguza amafaranga bihenze cyane, abantu bagura cyangwa se bubaka inzu baragabanuka, abagura imodoka bakagabanuka, no gutangira business birakomera, bityo abantu bakabyihorera. Ibi bigatuma umuvuduko w'ubukungu ugabanuka, bikerekeza igihugu mu kugira abashomeri benshi. Iyi niyo mpamvu Banki Nkuru y'u Rwanda yongera inyungu ku nguzanyo, ejo ukumva ngo bayigabanije. Bayongera cyangwa se bakayigabanya bitewe n'uko igihugu gihagaze mu bukungu. Banki Nkuru y'Igihugu ikurikirana inyungu ku nguzanyo nk'uko bakurikirana amata ari ku mbabura cyangwa ku mashyiga. Ntabwo wavuga ku mafaranga n'imikoresherezwe yayo mu gihugu ngo reke kuvuga abashoramari b'abanyamahanga baza mu gihugu kuhashora imari yabo. Mu myaka y'1970 ubwo Ubushinwa bwafunguriraga amarembo abashoramari b'abanyamahanga ngo baze kuhashora imari, ibigo byinshi by'abanyamahanga byahise bitangira gucururiza mu Bushinwa, bikafungura amashami. Coca-Cola, IBM, Motorola n'abandi benshi. Birumvikana niba barashakaga kubaka inganda mu Bushinwa, bagombaga gukenera amafaranga y'amashinwa ariyo mayuan, kubera ko ntabwo wari gukorera mu gihugu gukoresha bene gihugu nurangiza ujye ubahemba mu madolari. Ikindi babaga bakeneye aya mayuan mu kugura ubutaka muri icyo gihugu. Kubera icyo wajya kugura ikibanza n'umuturage ukamwishyura amadolari? Ibi byatumye yuan rikenerwa cyane kubera ko abantu barikoresha bariyongereye. Birumvikana ibi byatumye rikomera, bituma Ubushinwa bubona amafaranga menshi. Iyi niyo mpamvu ibihugu byose uzasanga bihora mu bukangurambaga bwo guhamagarira abashoramari b'abanyamahanga kuza kubishoramo imari. Ni ukugira ngo baze bakore ubucuruzi bakoresheje amafaranga y'ibyo bihugu, baha abantu akazi, bagura ibintu mu mafaranga y'igihugu, bityo iryo faranga rigira agaciro. Niyo mpamvu Banki Nkuru y'u Rwanda isaba abantu kugabanya gukoresha amafaranga y'abanyamahanga mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu, ahubwo bagakoresha amanyarwanda. Gusa abashoramari b'abanyamahanga ntabwo bashora imari yabo mu gihugu babonye cyose. Bo birebera igihugu gifite politike n'ubukungu bihamye. Kubera iki? Guverinoma ihamye iba ifite amategeko ahamye, kandi niyo business bikeneye. Nk'urugero, niba igihugu gishyizeho politike yo kugabanya imisoro kugira ngo abashoramari baze, hanyuma ejo mu gitondo kigahindura kikazamura imisoro, biba ikibazo gikomeye ku bashoramari, kubera ko baba bashobora guhomba amafaranga yabo. Iyo igihugu gihora gihindagura amategeko, abashoramari ntabwo bumva batekanye mu gushora imari yabo aho hantu. Ni kimwe n'iyo muri icyo gihugu hahora imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo. Umushoramari aba avuga ko business ye izahagarara kenshi mu mwaka, bityo bikamuhombya. Ubukungu butajegajega nabwo ni ingenzi ku bashoramari, kubera ko bivuze ko amafaranga y'icyo gihugu rimwe batazabyuka mu gitondo ngo basange yatakaje agaciro. Iyo igihugu gifite imyenda myinshi, kikagira ibiciro byazamutse cyane, cyangwa se gihorana ibibazo mu bukungu bwacyo, abashoramari b'abanyamahanga bahorana ubwoba ko amafaranga yabo bazayahomba. Igihugu gitekanye, haba mu mutekano usanzwe no mu bukungu, gihora gikurura abashoramari. Ibi binatuma ifaranga ry'icyo gihugu rigumana agaciro, kubera ko riba rikora. Ifaranga ritakaza agaciro iyo ridakora. Iyo ridafite ibyo rigura, kubera ko nta bihari, bituma abantu batarikenera, rigatakaza agaciro. Ikindi kizamura agaciro k'ifaranga ni iyoherezwa n'itumizwa mu mahanga ry'ibicuruzwa. Uze gusohoka urebe uburyo iyi mihanda yacu yuzuyemo imodoka zikorerwa mu Buyapani. Iyo ibihugu by'amahanga bitumiza imodoka mu Buyapani, ibyo bihugu bikenera ifaranga ry'Ubuyapani ryitwa yen kugira ngo birangure izo modoka. Ibi bituma yen rikenerwa cyane kandi rigakenerwa mu ngano nyinshi. Urumva umuntu ukeneye imodoka 300, ingano y'amayen aba akeneye. Ibi byo gukenerwa kw'ifaranga ni nabyo bituma iyo ufite ifaranga rimwe ry'amanyarwanda ushaka kurigurana ngo baguhe idolari, iyo utanze iryo faranga rimwe ry'irinyarwanda baguha amadolari 0.00069. Ariko iyo ufite idolari rimwe rya Amerika ushaka amanyarwanda bihuse cyane, bahita baguha amanyarwanda 1452. Baguha ibifaranga byinshi kuri uru rwego kubera ko isi yose irashaka amadolari. N'uyanga hari abandi baza kuyafata kubera ko barimo kuyamaranira. Tugarutse ku byo kohereza no gutumiza mu mahanga ibicuruzwa, iyo Ubuyapani bugiye kugura amakara muri Australia, bukenera amadolari ya Australia mu kwishyura ayo makara, ibihita bituma idolari rya Australia rikenerwa cyane. Iyi niyo mpamvu ibihugu byose bihora birwana no kugira ibicuruzwa byinshi bikenerwa n'amahanga, kugira ngo ayo mahanga akenere ifaranga ryabyo, ibituma iryo faranga ryabyo rikomera. Ibyongera gushimangira ko iyi faranga ry'igihugu ridakoreshwa cyangwa se ridakenerwa n'abantu benshi, ubwo agaciro karyo kagenda kagabanuka. Ubwo iyo muhisemo gukoresha amafaranga y'amahanga imbere mu gihugu cyanyu, muba murimo guteza imbere ayo mafaranga y'amahanga nyine. Nk'urugero, iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumvishije ibihugu bicukura petrole nka Arabia Saudite ko bigomba kugurisha petrole yabyo mu madolari ya Amerika gusa,
bituma idolari rya Amerika rikenerwa cyane ku isi. Kubera ko ibihugu byose ku isi bikeneye peteroli, bigomba gushaka amadolari yo kuyigura rero. Ibi bituma idolari rya Amerika rihinduka nk'ifaranga ry'isi yose, ibihita bitumbagiza ubukungu bwa Amerika kandi bigaha Amerika ijambo rya mbere ku isi. Ibi byitwa petrodolari. Ibi mvuze byabayeho. Amerika yategetse Arabia Saudite kugurisha peteroli yayo mu madolari gusa, nubwo bivugwa ko Arabia Saudite yagerageje kwemera n'andi mafaranga y'ibindi bihugu nk'amayuan y'Ubushinwa. Ku rundi ruhande, ibirwa bito byo mu nyanja ya Pacifique nka Tuvalu ntabwo bifite ibintu byinshi byo kohereza mu mahanga, bityo amafaranga yabyo ntabwo akenerwa cyane. Ariyo mpamvu bihitamo gukoresha amafaranga akomeye nk'amadolari ya Amerika cyangwa se ya Australia kugira ngo ubucuruzi bwabyo bworohe. Ubundi buryo bwo kongera agaciro k'ifaranga ryawe nk'igihugu ni ibyitwa fixed value. Dore uko bikorwa. Iyo ushaka ko igihugu cyawe kigira ifaranga rikomeye kandi ridahindagurika mu gaciro, kandi bitagusabye guhora urwana ngo agaciro karyo ntikamanuke, ufata ifaranga ryawe ukariha agaciro karinganiye cyangwa se gashingiye ku kirindi faranga ushaka kugenderaho. Urugero, igihugu cya Brunei ni igihugu gikungahaye kuri peteroli kiri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Iki gihugu cyafashe ifaranga ryacyo kiriha agaciro kangana neza n'ak'idolari rya Singapore. Iyo ufite ifaranga rimwe rya Brunei uba ufite idolari rimwe rya Singapore. Ibi bivuze ko ushobora gukoresha idolari rya Singapore muri Brunei cyangwa se ugakoresha idolari rya Brunei muri Singapore, ntugire ikibazo cyo guhomba cyangwa kunguka. Urundi rugero ni urwa Belize, igihugu gito cyegeranye na Mexique muri Amerika y'Amajyepfo. Belize yafashe idolari ryayo irishingira ku idolari rya Amerika. Bakoze ku buryo buri gihe idolari rimwe rya Belize rigomba guhora ringana n'igice cy'idolari rya Amerika. Bivuze ko iyo ushaka kuvunjisha amadolari ya Amerika mu madolari ya Belize, ntabwo uba ukeneye kujya ku muvunjayi. Wowe ukuba kabiri amadolari ya Amerika ufite, ubundi ukishyura icyo ushaka kwishyura. Kuringaniza cyangwa se gushingira agaciro k'ifaranga ryawe ku gaciro k'irindi faranga ry'amahanga bituma iryo faranga ryawe ritajegajega kandi bikoroha kuricunga. Gusa ubwo igihugu cyawe kiba gishingiye ku bukungu bw'icyo gihugu wigereranije nacyo. Ubwo iryo faranga twavuga ko wasabye lifti iyo riguye, iryawe naryo rihita rihananuka. Ubwo bivuze ko abanyabelize bahora basengera Amerika ngo ubukungu bwayo butere imbere. Ni kimwe n'uko abanyabrunei bahora basengera Singapore. Izi mpamvu zose tuvuze rero nizo zisobanura impamvu amafaranga y'ibihugu atandukanye mu gaciro, ndetse bikanasobanura impamvu buri gihugu kigira ifaranga ryacyo, kandi bikaba bibi ko igihugu gikoresha amafaranga y'ikindi gihugu. Ikibazo cyawe gikurikiraho gishobora kuba ari kubera iki ibihugu byose bidakoresha ifaranga rimwe, wenda hakaba havuka nk'idolari rimwe ry'isi yose, ku buryo ibi byo kuvunjisha byavaho, ndetse n'akazi ka Beneri ko gukurikirana agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda kakaba karagabanutse. Birumvikana nk'igitekerezo cyiza, ariko ntabwo byoroshye nk'uko ubyumva. Reka dufate iyero nk'urugero. Iyero ryoroheje ubuzima ku baturage batuye mu bihugu birikoresha bizwi nka zone euro, kubera ko aba bantu bagenda mu bihugu bitandukanye bitabasabye kuvunjisha. Gusa imbogamizi zirimo ni uko buri gihugu cyemeye gukoresha amayero, ubwo cyemeye ko amafaranga yacyo agenzurwa na Banki Nkuru y'u Burayi. Ibi bivuze ko nta gihugu na kimwe mu biri muri zone euro cyemerewe guhindura politiki yacyo y'ifaranga kigamije gukemura ibibazo byacyo, kubera ko ibi byagira ingaruka no ku bindi bihugu. Urugero, ubwo Ubugereki bwahuraga n'ibibazo by'ubukungu mu 2009, ingaruka zageze no ku bindi bihugu biri muri zone euro. Iyi niyo mpamvu Ubudage bwarakariye cyane Ubugereki. Ibi bihita byumvikanisha ko ibihugu byose by'isi biramutse bifashe icyemezo cyo gukoresha ifaranga rimwe byaba byishyize mu byago. Igihugu kimwe n'icyitsamura, ubwo isi yose izahita irwara ibicurane. Tekereza ubaye wimereye neza, business yawe igenda neza, amafaranga yisuka kuri konti buri munsi, hanyuma ejo mu gitondo ukabyuka bakubwira ngo ubukungu bwaguye, ngo amafaranga ufite kuri konti yagabanutsemo kabiri kubera ko ikirwa cya Vanuatu cyakoze ikosa mu bukungu bwacyo. Ikibazo cyawe gikurikiraho gishobora kuba ari ese ni byiza ko igihugu cyacu gikora ibishoboka byose ngo ifaranga ryacu rigira agaciro ko hejuru cyane? Nk'uko tubizi, ibihugu bitandukanye bikenera ibintu bitandukanye. Ubu hari igihugu gikeneye ibisasu bya kirimbuzi, ariko twebwe dukeneye ifumbire ihagije. Ibi bivuze ko igihugu gitumiza ibintu byinshi mu mahanga nka Singapore kiba gikeneye ifaranga rikomeye rifite agaciro kugira ngo ibyo gitumiza mu mahanga ntibigihende. Ni mu gihe igihugu cyohereza mu mahanga ibintu byinshi nk'Ubushinwa cyo gishobora gukenera ifaranga ridafite agaciro kenshi kugira ngo ibicuruzwa byacyo bihendukire abanyamahanga babigura. Ibi murabyibuka, iyo ugiye gutumiza ibicuruzwa mu mahanga uba ugomba kwishyura mu mafaranga y'icyo gihugu uguramo ibicuruzwa. Bivuze ko amafaranga yawe uyavunjisha. Iyo amafaranga yawe afite agaciro ko hejuru rero,
iyo uyavunjishije ubona ibifaranga byinshi byo muri icyo gihugu, bityo ntuhendwe nk'igihe utumiza ibintu mu mahanga. Ariko iyo ugurisha ibintu byinshi mu mahanga uri nk'Ubushinwa, agaciro k'ifaranga ryawe ni byiza ko kataba kanini cyane, kugira ngo abanyamahanga baza kurangura mu gihugu cyawe bavunjishe mu ifaranga ryawe, babone ibifaranga byinshi, bityo bagura ibicuruzwa byinshi. Iyi niyo mpamvu rimwe na rimwe uzumva Ubushinwa bushinjwa ko bugabanya agaciro k'ifaranga ryabwo ku bushake. Igihugu nk'u Rwanda gitumiza ibintu byinshi mu mahanga, cyo gikeneye ifaranga rifite agaciro ko hejuru, kugira ngo nikijya kugura ibicuruzwa mu mahanga, aho kizakenera kuvunjisha amanyarwanda mu madovize, ntikizakenera amadovize menshi ngo gihendwe. Ngiyi impamvu Banki Nkuru y'u Rwanda ikora ku buryo agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda kazamuka, binyuze mu kwirinda ko mu gihugu hakoreshwa amafaranga menshi y'amahanga nk'amadolari, ahubwo abantu bakwiye gukoresha amanyarwanda cyane kugira ngo akenerwe, bityo agaciro kayo kazamuke. Ngiyi impamvu ya mabwiriza ya BNR twatangiye tuvugaho, arimo ingingo zivuga ngo ntibyemewe kwishyurana mu madolari, amayero cyangwa se andi madovize mu bucuruzi busanzwe bw'imbere mu gihugu. Ntibyemewe kugena ibiciro mu madovize ku bicuruzwa cyangwa se serivisi bigenewe abari mu Rwanda. Ntibyemewe gusaba cyangwa se kwakira ubwishyu mu madovize iyo nta burenganzira bwihariye bwatanzwe na BNR ufite. Gusa ibi ntibivuze ko ikoreshwa ry'amadovize ribujijwe mu gihugu, kubera ko hari ibikorwa bimwe na bimwe byemewe ko amadovize abikoreshwamo. Nk'ubu amadovize ashobora kubikwa nko kuri konti z'amadovize muri banki. Kwishyura mu madovize mu bucuruzi mpuzamahanga ni ukuvuga gutumiza no kohereza ibicuruzwa mu mahanga biremewe, byemewe kuyakoresha. Amahoteli, ingendo z'indege n'ingendo mpuzamahanga rimwe na rimwe byemerwa kwakira amadovize, ariko byabiherewe uburenganzira. Abanyamahanga bashobora kwishyura mu madovize ahabigenewe, ariko si ahantu hose. BNR igenera uruhushya rwihariye ibikorwa bimwe na bimwe bwo gukoresha amadovize. Impamvu BNR yashyizeho aya mabwiriza ni ukurinda agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda, kwirinda dollarisation, aho ifaranga ry'amahanga by'umwihariko idolari risimbura iry'igihugu. Harimo kandi kugenzura neza isoko ry'amadovize n'ubukungu, no gutuma amategeko agenga ubucuruzi akurikizwa kimwe kuri bose. Amadovize ntiyabujijwe ku kuba wayatunga, ariko arabujijwe kuyakoresha nk'amafaranga yo kwishyurana imbere mu gihugu, keretse mu byemewe byihariye byemejwe na BNR. Nshuti bakunzi, mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Mwakoze cyane.